Ngaha turaje Nyagasani, karame karame, twitabira ingoma y'urukundo dawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 7 Gicurasi 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 15 umurongo wa 7 kugeza ku 21. Ikibazo cyerekeye abanyamahanga cyasuzumirwaga mu ikoraniro ry'i Yerusalemu, kimaze gukura impaka z'urudaca, Petero niko guhaguruka arababwira ati, bavandimwe, muzi ko kuva mu ntangiriro Imana yantoranyije muri mwe kugira ngo namamaze inkuru nziza mu banyamahanga, maze nabo baremera. Ndetse n'Imana imenya imitima bitangiye icyemezo igihe ibahaye Roho Mutagatifu kimwe natwe, ntiyabatandukanyije natwe, imitima yabo yisukurishije ukwemera. None rero ni kuki mushaka kugerageza Imana mukorera abo bigishwa umutwaro abasokuruza bacu, ndetse natwe ubwacu tutabashije kwikorera? Byongeye kandi twemera ko twakijijwe n'ingabire ya Nyagasani Yezu Kristo nabo. Nuko ikoraniro ryose riratuza, maze batega amatwi Pawulo na Barinaba, babatekereza ibimenyetso byose n'ibitangaza Imana yabakoresheje mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo afata ijambo agira ati, bavandimwe, nimunyumve. Simoni amaze gutwibutsa ukuntu kuva mu ntangiriro Imana yagendereye abanyamahanga, ikabatoranyamo umuryango uzubahiriza izina ryayo. Ibyo bikaba bihuje n'ibyavuzwe n'abahanuzi nk'uko byanditswe ngo, nyuma y'ibyo nzagaruka nongere nubake inzu ya Dawudi yasenyutse. Ahasenyutse nzahubaka bundi bushya, maze nyihagarike, kugira ngo abarokotse bazashakashake Nyagasani kimwe n'amahanga yose izina ryanjye ryambarizwamo. Uwo ni Nyagasani ubivuze, we urangiza imigambi ye isanzwe izwi kuva kera kose. Nicyo gituma mbona ko mudakwiye gutera imitima ihagaze abo mu mahanga bagarukira Imana, ahubwo tubandikire gusa ngo birinde guhumanywa n'ibigirwamana n'ubukozi bw'ibibi, birinde kandi kurya inyama zanizwe n'amaraso. Naho Musa, kuva kera umujyi wose awufitemo abigisha ibye, kuko kuri buri sabato babisomera mu masengero. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96, nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho, nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye. Uko bukeye mwogeza agakiza ke, nimwamamaze ikuzo rye mu mahanga n'ibyiza rye mu miryango yose. Nimuvuge mu mahanga muti, Uhoraho ni umwami, yashinze isi yose ntiyahungabana, imiryango yose ayicira urubanza rutabera. Nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 15 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Nimubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nubaha amategeko ya Data maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yezu ati, nimugume mu rukundo rwanjye. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi uhure n'Imana, buri munsi uhuze n'abandi. Kimwe mu kizakubwira ko wabonye Imana ni ukuyereka n'abandi. Nyuma y'uko ejo twakiriye ubujyanama, nyuma y'uko ejo twumvise ikoraniro ryacitsemo ibice, tukumva Pawulo na Barinaba bari bagiye Antiyokiya, bari mu mahanga, bari kugenda bamaze inkuru nziza, babona ikibazo cy'Abayahudi bacengezaga mu bigishwa, mu bayoboke b'Imana bari bateraniye aho ngaho, ko abanyamahanga bagomba kugenwa mbere y'uko bagarukira Imana, mbere y'uko baba Kristo. Iyo kibazo cyakuriye impaka nyinshi, bituma Pawulo na Barinaba bahaguruka bajya Yerusalemu kujya kugisha inama. Ejo icyo twaganiragaho cyari kugisha inama. Twabonye ko kugisha inama ari abantu bose, buri muntu wese agomba kugisha inama, dore ko umutwe mwifasha gusara ntiyifasha gutekereza, kandi ngo abagiye inama Imana irabasanga. Aha rero tujye gukomeza, tujye kureba icyavuye muri ya nama koko yaje guterana. Ingingo yacu iragira iti,
kujya inama. Ejo ko ari ukugisha inama, ariko noneho tujye kujya mu nama. Kujya mu nama, gukora inama. Urugo rwose rudakora inama rurasenyuka. Kiliziya ibaye udakora inama byagenda bite? Igihugu kidakora inama, umuyobozi udakoresha inama byagenda bite? Ni ngombwa kongera kujya inama, tuzirikana ko iyo turi mu nama Imana iraza. Yamvuga Yezu mu Ivanjiri uko yanditswe na Matayo umutwe 18:20, aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyiyambaza basenga mandaho hagati yabo. Amen, amen, amen. Natwe turazirikana iyo twicaye tukicara ikibazo tugatabaza Nyagasani, Imana iraza ikaduha urumuri kugira ngo tubeho neza. Inama, ijambo ry'uno munsi ryitwa inama. Inama y'umunsi, inama y'icyumweru, inama y'ukwezi. Iyo nama ni ingiyi nyine tujemo. Isomo rya mbere turakomeza twumva nyine uburyo habaye noneho inama. Iyi nama yitwa Concile de Jérusalem. Niyo nama ya mbere yabaye i Yerusalemu, inama ya Kiliziya. Yigaga ku kibazo cyo kugenwa, la circoncision. Inama batubwira ko yabaye ahagana mu mwaka wa 49 cyangwa 50. Icyaranze iyi nama, twumvise Petero afata ijambo nk'umukuru wayo, bakaza guha ijambo Barnaba na Sawuli kugira ngo bavuge neza ikibazo nk'abari bahari. Témoin oculaire, oculus kavuga amaso nyine nk'ababonye ikibazo. Nuko bagaterwa nyine bakavuga ikibazo ko cyavutse, nuko cyateje impaka muri iryo koraniro. Umwihariko y'inama rero ari naho neza inyisho yakiza gushingira, droit d'expression, kutagira ubupfukirana, buri wese agafata ijambo. Ngiye kiranga umuyobozi uyoboye inama, guha buri wese ijambo, guha umuntu wese ufite icyo avuga ijambo. Twumvise abantu bose bari kugenda bavuga, Petero aravuze, Yakobo naravuze, ariko abo bari kugenda bagaruka bose ku byanditswe bitagatifu, gukemura impaka dukoresheje Bibiliya, dukoresheje ibyanditswe bitagatifu. Aha, ibyanditswe bitagatifu bigenda biduhuza n'Imana. Turumva umwanzuro wafashe wo gukora neza, twigisha imbaga gukora neza, naho byo kuzana umutwe marangamutima ntago birimo. Icy'ingenzi nuko tugororokera Imana, icy'ingenzi ni umutima. Nuko rero inama igeze ku mwanzuro kubarinda ibintu byose byabahumanya, kwirinda kwihumanya. Tuze gutekereza gato, dutinde ku nama tujya dukora. Zigira iyihe myanzuro? Ni bande bafatamo ijambo? Intervention. Ibitekerezo biza gute mu nama zacu? Ngo ahubwo tubandikire ngo birinde guhumanywa n'ibigirwamana n'ubukozi bw'ibibi, birinde kandi kurya inyama zanizwe n'amaraso. Nuko iyo nama ishimisha abari aho ngaho mu ikoraniro, abari bicaye abakuru b'umuryango, kubera umwanzuro bafashe. Ngiki cyemezo ikoraniro ryose bitwigisha ko umuntu umwe atari we wenyine ukora, gukorana n'abandi. Imiti ikora ikoranye. Iyo nazanye igitekerezo mugenzi wanjye akazana ikindi n'undi, ubudasa bw'ibyo bitekerezo uraza gutuma duhuriza hamwe. Numve ko ntari kamara, numve ko atari nge gusa ugomba gushingirwaho, ko hari n'abandi. Yavuga Kinyarwanda igira iti na nyina wundi yabyara umuhungu. Tubabazwe n'abayobozi benshi batwara imyanzuro mu mifuka yabo. Nuko ngo inama irabaye, kandi umuyobozi yazanye iki? Imyanzuro mu mufuka we. Nawe uzarima nk'umuririmbyi wa Zaburi uti twamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Cyangwa uri kwiyamamaza wowe, uri kwamaza ibitangaza byawe, uri kwiyamamaza, uri kwiyerekana, uri kwivuga. Rinze kuvuga ko ushobora no kwivuguruza. Ngiye Kiliziya ngaho Yesu ashaka gutuganisha mu Ivanjiri uno munsi, ngo mbere gusubira kwa se yaramaze kuvuga iby'urukundo ku wa 4 mutagatifu, atangiye kubabwira ikizabahisha ibyishimo ni ukuba muri Kristo, ni ugutava muri Kristo, ni ukugumamo. Kwa kuguma mu Kiliziya, kwa kwirinda kwihumanya, kwa gukora neza icyo Imana ishaka. Itegeko rya Kristo ntago ari imigenzo y'inyuma, kwigenyesha n'ibindi byinshi bishingiye ku idini y'Abayahudi, ahubwo ni ukwemera Kristo, ni ugukora icyo Kristo ashaka, ni ukwirinda kwihumanya. Cyo nicyo Kristo azira kandi akazeririza, kwirinda kwihumanya. Ngo kuguma muri Kristo ni ukwirinda kwihumanya. Isomo ry'uno munsi ryongerera twibutse ahantu hose twagiye kwihumanya nk'abayobozi,
kubera gukunda ubutegetsi, kubera inda nini, ngashaka gukomeza nyobora, ngashaka gukomeza kwima abandi, ngashaka gukomeza nyobya kiliziya, insengero, amadini, abo nshinzwe, abaturage, kubera kwikunda. Aho naho no kwihumanya, kudasangira n'abandi, ko no kwihumanya. Biradusaba rero inama nyinshi kugira ngo ibyo bibazo byose dufite tubashe kubikemura. Abagiye inama Imana irabasanga. Iri koraniro ry'aba bayobozi ba kiliziya bateraniye i Yerusalemu riratwigisha natwe uburyo tugomba guterana mu ngo zacu, umugabo n'umugore n'abana bagaterana bagakora inama y'urugo, mu muryango remezo, muri santarari, muri paruwasi, muri diyoseze, mu gihugu cyacu, mu karere kacu. Hose hakenera umuyobozi ufasha abayobora bakajya inama. Umuntu wese utajya inama, uko asoza ntabwo nshaka kubivugira aha ngaha, ni ngombwa kugisha abandi inama, ukumva n'ibitekerezo by'abandi. Iyi nama ya Yerusalemu irimo ibitekerezo byinshi, bwa budasa, kugira ngo bazagere ku mwanzuro ukwiye uzashimisha kiliziya y'isi yose, uzatera abandi ibyishimo. Iyi myanzuro y'iyi ntumwa na n'ubu iracyakomeje, na n'ubu turacyayigenderaho. Igitera abandi ibyishimo si uko bakurikije imigenzo y'inyuma ya Kiyahudi, si uko bakarabye bagacya, si uko bambaye neza, si uko bize ari intiti abanyamashuri bakomeye, ahubwo umutima, kwa kugaruka ku isoko. Ikizagutera ibyishimo ni ukwirinda kwiyandavuza. Tugira ingeso nyinshi zitwandavuza, tugira isayo nyinshi. Ibyo byose ni ngombwa kwisukura kugira ngo Nyagasani atambuke iwacu. Ngiye inama y'umunsi, gusukurwa, kwirinda kwiyandavuza, kwirinda kwihumanya. Reba nawe amahumane yose wagiye ugira, Nyagasani inama niwe uri kwigira uno munsi. Iyi nama yabereye aha ngaha i Yerusalemu, natwe n'ubu iracyatugenga mu ngo zacu, ko tureka Yezu agatwigarurira, tukirinda kwihumanya. Mubyeyi, ngiye gukubwira inkuru, agata ufata agatambaro kawe, harya baza gufatwa n'ikiniga nyuma yo kumva ino nkuru, uze kwihanagura ubundi buzima bukomeze, kandi wirinde kwihumanya. Inama y'umunsi, ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Trelwe, ngo mu rusengero rumwe, ngo bari bariho mu bushikamirwe bukomeye, ngo bari bafite umuyobozi, pasiteri, utajyaga ugishwa inama, utajyaga ujya inama, nuko akabayoboza inkoni y'icyuma, akabatugarika neza neza, bakabura ubuhumekero. Hajya kugira umukristo uvuga ati ntibishoboka, ni njye jyenyine, ni njye ugomba gufata ijambo, nta wundi ugomba kumvugiramo. Abakristo birabashavuza cyane, bafata icyemezo cy'uko nyine bazajya baza umushumba mukuru uri hejuru, ati koko wadufashije umuyobozi akavaho rwose, wadufashije. Umuyobozi ngo ari umunyagitugu gikomeye, nuko ngo bitewe no ko umushumba mukuru nawe ngo arashyigikiye umuyobozi, nawe wamushyizeho, rimwe na rimwe akumva akamufata ati se nivuguruze imbere y'aba baturage koko, waya ntibikabe. Nuko umushumba mukuru, kugira ngo yambaga itaza kumurakarira kandi bumve ko mvise ikibazo cyabo, ngo afate icyemezo cy'uko ajya gukuraho umuyobozi, maze agaha uburenganzira, demokarasi, b'abaturage bakaza kwitora umuyobozi bashaka, umushumba bashaka. Jusque là ça va. Mu gihe kimwe kiza kugera koko amatora ngo aza kuba, umushumba mukuru arimanukira wenyine, ajya muri rwa rusengero, abakristo bose bateranye baza gutora. Ngo yari afite agaseke, aho buri wese yakubitaga mu ijwi rye, ati ntoye runaka. Ngo abo bayobozi, ngo abaturage, abakristo, ngo baza gutora, ngo umuyobozi, ngo uwo bashaka ko abayobora, ngo ntabwo yari yize amashuri menshi, ariko yari afite umutima mwiza. Ngo wa muyobozi wabakandamizaga we yari yarize bikomeye cyane, afite amashuri y'ikirenga, afite diplome zihambaye, ari umudogiteri, ariko akabayobozi inkoni y'icyuma akabatsikamira. Abaturage rero b'abakristo baza kugera igihe kuko babona ko uwo muyobozi nubwo afite ubwenge buhambaye, ariko nta mutima afite. Muri ya matora rero, mu gaseke kabo k'amatora, baza gutora umuyobozi wari ufite umutima mwiza, byibuze ngo barebe ko baruhuka akanya gato, bashobore gusenga badatsikamiwe, bashobore gusenga
batari gupfukiranwa. Ubwo ngo kagaseke kamaze kugera imbere muri rwa rusengero, nuko pasiteri mukuru wa mushumba mukuru waturutse hejuru asaba ikoraniro gusenga no kwemera n'ubushishozi basengere ibiza kuva muri aba matora, maze abasaba guhumiriza, bose bagahumiriza bagasenga bikomeye cyane kugira ngo koko igitangaza gituruka ngo umuyobozi bashaka ari nawe nyine Imana ishaka atorwa aho hantu. Aleluya, amen. Nuko barasenga barahumiriza, bose bahumirije bateze ko Imana igiye gukora igitangaza, umwuka weraze kumanuka ibintu bigende neza. Ngo wa muyobozi mukuru, pasiteri mukuru acunga bose bari kubonekerwa, acunga bose barangamiye Imana, bari gusenga bose bahumirije. Ngo afata kagaseke, ngo hari kandi yari yazanye mu gikapu araduhinduranya. Kagaseke yari yazanye mu gikapu kameze nk'aka kandi batoreyemo, nako karimo nyine udupapuro tw'amatora. Nuko agatarika imbere y'ikoraniro bose bahumirije bari kubonekerwa bose. Pasiteri asubiza kakandi he mu gikapu, kakandi batoreyemo agasubiza mu gikapu ashyiramo ko yarazanye. Nuko igihe kigeze ko umwuka wera aramanuka, umwuka aramaze kumanuka, nuko arabwira ati ngaho muhumure mwese, umwuka aratubwira ibyavuye muri aya matora. Nuko bagiye kureba muri kagaseke, urumva bamaze gusenga, umwuka yarayamanutse, pasiteri mukuru yarabihagazeho. Nuko baratangira basoma umuyobozi ati n'uyu. Baza gusanga bose ko bari kugenda basoma. Umuyobozi ni Peter nyine ngo yari uwo pasiteri wari wakakabije, ati mushumba w'iri teraniro Peter. Abantu bose bagwa mu kanda ati ko bari gusoma Peter kandi twebwe twashakaga Yohani uwo nyine wundi bashakaga, ngo wari ufite umutima ariko nubwo atari yarize cyane. Ati Peter uzi ko ikoraniro ryose rigwa mu kantu bibaza ibibaye. Ati Peter koko arongera nanone. Sinshaka kubwira uburyo ikoraniro ryatashye, nawe urabyumva uburyo wa muyobozi mukuru, umushumba mukuru byaje kurangira nanjye kuvuga n'ubundi asubiyeho atsinze. Nuko na n'ubu aracyari kuyobora, na n'ubu imbaga y'Imana iriho mu bushikamirwe, na n'ubu imbaga y'Imana yabuze ubuhumekero kubera umuyobozi Peter. Mbega wowe bayoboke b'Imana, nimukomere kandi mwihangane. Ngabo ba Peter, ushobora kuba ufite umutwe, navugaga ubwenge, ufite dogutora, ariko ubuze ikintu cy'ingenzi mu mubyeyi, ubuze umutima. Nivugiraga umutima nama, hahandi utashobora kugisha inama, hahandi utagirwa inama, hahandi wumva uri umunyagitugu wenyine, ukumva ariho wayobora, ukumva ariho wategeka. Nuko byose bikagenda biza byiroha ku bandi. Ngaho umugani wavuye bw'imyanzuro mu mufuka. Umuyobozi akaza azanye imyanzuro mu mufuka we, akazanye agaseke kuzuye imyanzuro, amatora uko yagenze. Umuyobozi akaza abyikoreye. Twarangiza ngo umuyobozi twamutoye twese, Peter twamutoye, Peter. Ninde wamutoye se? Nari ngiye kuvuga ko yitoye n'ubundi. Babyeyi, nta byago bikomeye nko kwitora. Nijya byo kwitaba nyine nyiramubandi. Kwitora warangiza ngo nduwatowe kandi waritoye. Ibi ntibizahwema gutubaho muri iyi minsi igenda itambuka. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugufasha kongera gutekereza nawe ku matora dukora. Rimwe na rimwe dushobora kwitora ku nama zacu dukora bikaza kurangira twitoye. Icyambere ni imyanzuro yo mu mufuka. Abayobozi benshi bakunze kuza mu nama bitwaje n'imyanzuro, ku buryo ntawe wagira inama, ku buryo icyemezo bafashe bagifatira mu ngo zabo bakaza bagitura ku mbaga. Ati ndashaka ko bigenda bitya. Umubi n'uwaguha igitekerezo ati nyamara muyobozi tubigenze dutya. Ukaza wazanye imyanzuro y'inama mu mufuka ukayitegeka kandi gafata kandi byaba abayobozi. Ujye wishyira mu mwanya w'iyo mbaga uri kuyoboza igitugu nk'icyo. Ati navuze ko twese tugomba kugenda, tukagenda twese. Navuze ngo twese tugomba gukora bino, ntiwite nuko biruhanyije. Navuze ngo mwese mbone
uko mubayeho nonaha mwese mbibone nonaha, mbona urupapuro rwanditse mwese ndashaka ko tuzajya ibunyanaka, ndashaka ko mbona ibintu byanditse nonaha mwese mwanditse, ndashaka abanyagitugu turabasuhuje, mukomere cyane, mukomere. Abo nibo batuyoboye, ubwo nibo bushikamira bw'umuryango w'Imana. None biracyariho, bafaraho baracyariho, abantu batajya inama, abo nibo bazica inyoni itaribwa kera kabaye. Icya kabiri twazirikana ni abesikoro baje, abatekamutwe benshi cyane. Abantu benshi binjira no mu madini, binjira mu nsengero ngo kubera ko nyine turi gusenga, turi kubonekerwa, ubwo nyine ngo Imana bihaye umugisha. Nuko rero ugatangira ukayobya imbaga, abantu bose bakakwirukaho, ati dore umuyobozi we, dore ba Peter baraje we, Peter turabasuhuje rwose. Ushobora kuba nyine warishyizeho cyangwa warashyizweho nyine n'urwego rudasengewe, bikaza kurangira n'ubundi uzavaho uko wagiyeho. Twongere tukire mu bushishozi, abantu batoshya abatekamutwe babaye benshi, kandi bifashisha ijambo ry'Imana, bifashisha amabonekerwa, bifashisha Imana, bifashisha ishapure. Abakristo b'abandi b'indani ni uzasanga mwe twayobye. Tugaruke ku nama. Iyi nama y'intumwa ni inama ikomeye cyane, kumva n'abandi, kumva uko Imana ishaka. Umuyobozi n'uwumva uko Imana ishaka kuyobora umuryango wayo. Icya gatatu twasorezaho, droit d'expression, kureka abandi nabo bakavuga, kureka abandi nabo bakagaragaza uko babyumva, kureka undi nawe agatanga igitekerezo cye. Muyobozi, inama zose muri no minsi uzajya ukoresha, rebera kuri inama ya Yerusalemu, bityo nawe ureke abandi bavuge, reka abandi baguhe igitekerezo, reka abandi bakubwire, nibwo uzatera imbere. Burya ushobora kwibwira ngo ufite ubwenge, warize, wakwiga, nubwo wakwiga kaminuza, ntabwo ukeneye ko abandi bakugira inama. Tureke n'abandi batubwire, twumve n'abandi, twumve ubushikamiro bw'abandi, twumve ibitekerezo by'abandi, maze tureke kujya tuzana imyanzuro mu nama nk'abayobozi bose. Ibi bishobora kubaho mu bayobozi ba kiliziya, abashumba, pasiteri turabasuhuje. Pasiteri ni umuntu wese nyine uyoboye imbaga, yaba ari y'abakristo, yaba ari y'abayisilamu, yaba ari y'abapagani, yaba ari uri wese uyoboye imbaga ni umupasiteri. Ukurikira umupasiteri we, niba utari kuyobya imbaga yawe, niba utari kuyoboza igitugu, kaza kurangira uko bizarangira nawe uzabibona. Ibintu byose bidaturuka ku Mana birangira uko byatangiye, birangira nabi. Bayobozi, koko ntacyo bibabwiye ko n'ubushyo bw'Imana buri gutatana. Ngize impaka zishobora kuvuka, ariko tukagana i Yerusalemu, tukareka n'abandi bakavuga, tugaha abandi akanya, tugaha abandi ijambo, kurekera abandi akanya. Uwo ni umwanya Nyagasana dusaba kugira ngo tubeshweho nawe. Twese inama zacu zirabe ziyobowe na Nyagasani kugira ngo tubeho neza, tubeshweho na Kristo buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.